igihe uwitwa Saduraka, Meshake na Abedenego ngo bari bagiye kubajugunya mu muriro waka cyane inshuro 7 kubera guhamya Yesu, kubera ijambo rimwe bavuze, ngo bavuze ngo nta yindi mana dushobora kubararira, ngo Imana dukorera ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza nta mpamvu yo kubararira igishushanyo. Ngo kubera iryo jambo ryo guhamya Imana bavuze, Bibiliya itubwira ko Yesu yabatanze kugera mu muriro. Mana ishimwe. Yesu rero akora ikintu gikomeye, atanga bikoreye ikiriba kugera aho bacukoye imva, ngo imva arayirenga, ahagarara hakuno y'imva. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, twatangira dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru ryera, ushimwe ko waduhaye umugisha wo kuramuka kuri uyu munsi, ushimwe ko watwemereye kuramuka n'izina ryawe, kandi ushimwe ko tugihumeka umwuka w'abazima. Uhabwe icubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ihumure ry'ijambo ryawe. Reka umwuka wawe wera abe kuri twe, kandi urusheho kutugirira neza. Ijambo ryawe ridufashe, ijambo ryawe ritugirire neza, ijambo ryawe ridukomeze, kandi twiringiye ko urikoreramo imirimo n'ibitangaza ku baryumva, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twasoma ijambo ry'Imana. Ku batanzi, nitwa Ruhamanya Jean Claude. Uyu mwanya nifuje kubaganiriza ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 7. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 11. Umurongo wa 11 uravuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana itugirire neza. Kuba dukurikiye hirya no hino ku ihumure, tubashatse kubahumurisha iri jambo duhawe n'umwuka kugira ngo muhumurizwe naryo kandi mukomere. Rivuga ngo umumaro wa Kristo ku buzima bwacu. Ndashaka kuvuga umumaro wa Kristo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ubuzima bwiza bwo kumenyana na Kristo Yesu. Hanyuma iri jambo dusomye naritekerejeho cyane, nsanga Kristo afite umumaro munini cyane ku buzima bwacu. Bwaba ubwo mu isi tuhura nabwo, kugeza ubwo azatwishyira akatugeza mu ijuru, akatumurikira Data wa twese. Ariko mu gihe tutaragerayo, ndashaka kubaganiriza kuri iri jambo rivuga ngo umumaro wo kumenya Kristo. Hanyuma dusomye dusoma ijambo dusanze mu mudugudu witwa Nayini, cyangwa karitsiye nini, ngo yarimo umubyeyi, kandi ngo Bibiliya ivuze ko yari umupfakazi, ariko ngo yabyaye umwana umwe w'ikinege. Uyu mwana birashoboka ko yavutse se ntamara igihe kinini, ahubwo agahita apfa. Hanyuma naje gukurikirana abahanga bagiye bavuga ibijyanye n'imibereho
y'Abisirayeli muri iki gihe cyangwa y'abantu bari batuye uyu mudugudu, ngo hari icyo bita amabwiriza n'amategeko bagenderagaho, ngo igihe umukobwa yashakaga umugabo, ngo umugabo agapfa atabyaye, ngo yarirukanwaga nta ngingo n'imwe imurengera. Hanyuma ngo iyo yabyaraga akabyara umukobwa, ngo nabwo umugabo we agapfa, ngo nabwo yarirukanwaga. Ngo amahirwe yari ahari ngo kwari ukubyara umwana w'umuhungu. Ngo igihe se yapfaga, ngo hari amaburaburizo yo gupfa kumwihanganira kuba mu muryango ari umupfakazi, ariko akabeshwaho no kuba yarabyaye umwana w'umuhungu. Hanyuma uyu mupfakazi w'Inayini, Bibiliya iduhaye amateka ye, iratubwiye ngo igihe kigeze umwana w'ikinege yari afite arapfa. Ubuzima bwari burangiye, ubuzima ntabwo bwari bugikomeje. Mu bigaragarira amaso y'abantu ibyo byari birangiye, ariko turashimira Yesu. Wagira ikibazo kinini ibyawe birangiye Yesu adahari, ariko ubwo Yesu ari ku buzima bwacu nta birarangira. Mbibutse ko ari we ugira ijambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma ku buzima bwacu rifitwe na Kristo twamenye. Hanyuma ngo uyu mugore bashingura umugabo we, ngo baramubwiye bati, wa mugore we, usigaje amahirwe abarirwa ku ntoki, uri hano kubera umwana w'umuhungu. Iyaba udafite umuhungu ntabwo uba usubiye iwacu mu muryango, ahubwo uba ukomereje iwanyu. Nawe agumana umwana w'umuhungu, nawe yumva ko ariyo mahirwe ya nyuma. Ariko nkwibutse amahirwe usigaranye umwana w'umuhungu, ariko ufite na Kristo. Usigaranye babiri, abantu bo barabona usigaranye umwe, barayabarira ku ntoki. Ariko Imana ishimwe, hari umuntu twamenyana nawe mu ibanga witwa Kristo Yesu, ariko tumaze kumenya ko ari we ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Hanyuma uyu mugore, hashize iminsi mike, uyu mwana ararwara, araremba, aza gupfa. Maze gupfa, aragenda abwira ba nyirabukwe, arababwira ati, umwana yapfuye. Barangije baramubwira bati, niyo mahirwe yacu kuko usubiye mu muryango w'iwanyu, nta kintu na kimwe ukibariza mw'uyu muryango. Barangije ngo bategura gushyingura uyu mwana, ariko bataramujyana ngo bamanza binjira mu rugo, baramubwira bati, wibuke ko nta kintu na kimwe wazanye, ugomba gutaha nta kintu ujyanye, isoni ziragukoze, uramwaye. Uyu mugore baramushungera, baramubwira ngo nta ngingo n'imwe ikurengera, ariko hariho ingingo imwe ya nyuma. Kristo Yesu yari ahari. Imana ishimwe. Hanyuma uyu mugore ngo ibintu barabigabagabanye, utwaye igitanda, utwaye matera, utwaye televiziyo, utwaye amadongo, barajyana. Ntago bahise babitwara, ngo baravuze bati, buri wese amenye icyo yafashe, nituva gushyingura muze mubitware. Imana ishimwe. Hano haranyigishije cyane, ngo bacukura icyobo Inayini, ngo bashinguremo umwana. Bibiliya iravuga ngo bazana serikeye y'ubu, aricyo kiriba cy'icyo gihe, barambikamo wa mwana, bakubitaho imisumari, barangije ngo barikorera. Icyo nkundira Yesu, ijambo rikomeye, hari ibyo ajya yiyumvamo. Ngo Yesu yiyumvamo kunyura Inayini. Muri uyu mwanya ndagusabiye ngo ku buzima bwawe Yesu agira ibyo yiyumvamo. Arangije abwira intumwa ati, ndifuza kugera Inayini. Abahanga bavuga ko hari amarimbi, ngo hari irimbi bashinguragamo abantu. Hanyuma ngo Yesu ntabwo yigeze ajya mu rugo ahapfuye umwana, ahubwo yagiye aho bazashyingura umwana. Imana ishimwe.
Yesu ashobora kudahagararana nawe mu bibazo, ashobora kudahagararana nawe mu ntambara urimo, ashobora kudahagararana nawe mu bintu byinshi bikugose, ariko ahantu atasiba guhagarara naho bizakwicira. Imana ishimwe ngo aho kujya mu rugo rurimo umupfakazi bari gusiragiza, aho kujya mu rugo rurimo umurambo w'umwana, ngo yagiye kumva bacukuriye umwana. Yesu ngo ahatanga bari bikoreye ikiriba. Imana ishimwe. Ibi binyibukije ikintu gikomeye, igihe uwitwa Saduraka, Meshake na Abedenego ngo bari bagiye kubajugunya mu muriro waka cyane inshuro 7 kubera guhamya Yesu, kubera ijambo rimwe bavuze, ngo bavuze ngo nta yindi mana dushobora kubararira, ngo Imana dukorera ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza nta mpamvu yo kubararira igishushanyo. Ngo kubera iryo jambo ryo guhamya Imana bavuze, Bibiliya itubwira ko Yesu yabatanze kugera mu muriro. Imana ishimwe. Yesu rero akora ikintu gikomeye, atanga bikoreye ikiriba kugera aho bacukoye imva, ngo imva arayirenga, ahagarara hakuno y'imva kugira ngo abategereze. Hari ikintu kimwe Yesu yarakoze, ngo nta muntu wagombaga kugera ku cyobo ngo ashingure atanyuze kuri Yesu, kandi muri Yesu tuboneramo ubuzima. Umuntu wagiye kuri Yesu ntaba agipfuye. Imana ishimwe cyane. Ngo bamugejeje imbere, ngo bahura na Yesu. Yesu ngo arabahagarika, arababwira ngo muhagarare. Uyu mwaka utararangira, ibintu byari bikwirukankishije, Yesu abihagarara imbere, abihagarike mu izina rya Yesu. Yesu agira ijambo ryo gutegeka, ntabwo yinginga, nta nubwo asaba. Ngo yaravuze ngo ndavuze ngo muhagarare. Ngo abari bikoreye umwana barahagarara. Arababaza ngo murajya hehe? Baramubwira ngo turatabaye. None se mutabaye nde? Baravuga bati hano twikoreye ikiriba cy'umwana wapfuye, turashaka kumushingura. Yesu ngo araranganyije amaso, ngo abona mwabo bantu harimo umugore umwe uri kurira. Arangije amwitaho. Kankubwire, nubwo abantu bose bakureka, nubwo warira mu kigeragezo wenyine, ndagira ngo nguhe inkuru nziza, hari Yesu kwitayeho. Ngo Kristo arangije ngo aramuhamagara ngo ngwino hano. Arangije ngo amuhanagura amarira. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo amuhanagura amarira. Arangije kumuhanagura amarira, ngo aramwiyegamiza, aramubwira ngo humura. Arangije abantu baraho baravuga bati turi kudukereza, dukwiriye gushyingura uyu mwana kare tukagenda. Yesu arababwira ngo navuze ngo ahubwo mumuture, mumushyire hasi. Yesu ngo yegera ikiriba, agikoraho. Aramubwira ngo wowe ukora ku iki kiriba urinde? Arababwira ati ndi uwo ndiwe, ndi Yesu Kristo. Aramubwira ngo ndi se w'imfubyi, nkaba umugabo urengera abapfakazi. Uyu mwana nubwo yapfuye bari bazi ko se yapfuye kera, ariko hariho umurengezi witwa Yesu watsindiye isoko ry'imfubyi. Aravuga ngo ninjye se w'imfubyi, kandi ninjye mugabo urengera abapfakazi. Kankubwire aho uri, wari uzi ko nta murengezi usigaranye kubera ko imiryango yagutaye, kubera ko abavandimwe bagutaye, ariko kanguha inkuru nziza, ufite umurengezi witwa Yesu. Humura, komera. Arangije ngo yegera ikiriba, agikoraho. Arangije ngo abwira uwari ukirimo, aramubwira ngo wagahungu we, ndagutegetse kanguka, ndagutegetse haguruka. Ngo arabaduka. Ndakeka ko Serikeye bari bayikubise imisumari, yaraturitse umwana avamo ari muzima. Ngo agiye kureba mu bantu, asanga nyina amaso yatukuye. Aramubaza ati mama, wabaye iki? Mama, ko watukuye amaso? Nyina aramubwira ati wa mwana we, ba sogokuru badahari, ba nyogosenge badahari, imiryango idahari, habaye uyu mugabo witwa Yesu. Buriya bari bagiye kugushingura, kiriya cyobo kiri hariya nta wundi usibye imva yawe usibye Kristo Yesu. Ntagira undi muntu uzikomezaho, uzikomeze kuri Yesu. Uyabanye natwe ibibazo bikomeye, uyabanye natwe abantu badukuyeho amaboko. Uyu mugabo witwa Kristo Yesu niwe muntu ukoze igitangaza, niwe utugiriye imbabazi, niwe ukuzuye. Arangije aramubwira ngo subira kwa mama. Ngo baragenda. Ako kanya habaye igitangaza nshaka kuvuga. Iyo Yesu aje ku buzima bwawe,
ibyagiye biragaruka. Iyo Yesu aje ku buzima byawe, ibihombo wahombye Yesu araguhombora. Iyo iby'ingese na za kagungu byariye, iyo Yesu aje ku buzima bwawe biragaruka. Imana ishimwe ngo basubiranyemo barabwirana bati, umuntu wafashe za ntebe azisubize mu mwanya wazo, Yesu arazitwatse. Imana ishimwe. Uwafashe amasafuriya yagarure, Yesu arayitwatse. None uwari kuduhesha amasafuriya arongeye arazutse. Imana ishimwe. Ibyawe byagiye, Yesu arongeye arabizuye. Bari bazi ko amateka yawe asibanganye, ariko Yesu hari ibintu azuye ku buzima bwawe. Abantu barababwira bati, wari wafunguye ibitanda ngo arikoreye yarajyanye, abigarure. Imari baye ingaru, Yesu arahabaye. Imana ishimwe. Iyo Yesu ataba ku buzima bwacu, ibyacu byari birangiye, ariko ubwahabaye ibyacu badutwaye biragarutse. Imana ishimwe cyane. Ndongera kubibutsa mu gitabo cy'Abami ibice 4, igihe umupfakazi ngo yari afite umugabo wakoreye Imana witwaga Obadiya. Uyu mugabo ngo yari afashije abahanuzi 100 ngo barya ku biryo, ngo igihe bahigwaga ngo abashira mu myoba, ngo arabagaburira, ngo bigeraho umufuka we ushiramo. Arangije ajya ku maduka kwikopesha, bwira abantu ngo munkope ku mabutike, ngo bigera hageramo ideni rinini, apfa ataryishyuye, ariko apfa yarakoreye Imana. Ngo yarabyaye abana 2 b'abahungu. Imana ishimwe. Ngo nyina abasigarana ari umupfakazi, ari abakene, ariko barakoreye Imana. Ise yarakoreye Imana mu by'Imana yamuhaye, abifatiraho n'amadeni. Ngo umwishyuza araza. Bundi abahanga bavuga ko aba bana bombi bagombaga gukora imyaka 40 kugira ngo bishure ideni se yafashe. Ariko ngo umugore ngo yibuka ko hari umuhanuzi witwa Elisa. Aramusanga aramubwira ngo umuja wawe, umugabo wanjye ari we mugaragu wawe yarapfuye, ngo ariko yubahaga Imana. Haleluya. Ngo apfa yubaha Imana. None kandi yafashe n'amadeni apfa atayishyuye kugira ngo agaburire abakozi b'Imana. Arangije none umwishyuza ahagaze ku irembo, yafashe abana banjye bombi ngo abagire imbataze. None mwigisha nkora iki? Bibiliya iravuga ngo, aramubaza ngo ni igiki ufite mu nzu? Umugore aravuga ngo umuja wawe ni imperezo iri mu tuvuta natwo dukeya. Haleluya, haleluya. Arangije ngo aravuga ngo genda utire ibintu mu baturanyi, ariko ntutire bike. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Yesu afite ubushobozi burenze ubwo twibwira. Yesu afite ubushobozi bwadukura mu makuba. Yesu afite ubushobozi bwadukura mu mage. Yesu afite ubushobozi burenze ibibazo urimo, mubabaro urimo. Yesu afite ubushobozi bukomeye. Aramubwira ngo ntutire bike. Ndakeka ari umugore winaniwe, ngo kuko niwe waje abwira umukozi w'Imana ngo natiye. Aramubwira ati watiye byinshi. Aramubwira ati nuko injirana n'abana bawe mu nzu ukinge, nurangiza twatuvu tugenda udutonyangiriza mu ijerekani. Bibiliya iravuga ngo amajerekani aruzura. Haleluya. Ngo umugaragu w'Imana araza aramubwira ati rero aya mavuta genda uyagurishe wishyura umwenda urimo. Yesu ajya yishura n'imyenda. Imana ishimwe. Kubera gukorera Imana, abo bari bazi ko amwaye, bari bazengurukiye kuvugiriza impundu kunesha, abadayimoni bari batangiye guserebura, ariko ngo Yesu yibuka ko yabanye neza na Obadiya, imirimo irakoreka. Nagira ngo nkubwire ngo rero ishingikirize Yesu, egamira kuri Kristo. Niwe wenyine ushobora kugaragara abantu twababuze. Niwe wenyine ushobora guhumuriza imitima ibabaye. Niwe wenyine ushobora kugushaka mu kazitiro urimo akakukuramo. Yesu ashimwe wemeye kuba inshuti yacu. Bibiliya iravuga ngo ntaterwa isoni no kwitwa Imana yacu. Uwo waba uriwe wese, aho waba uriho hose, aho waba ugenda hose, Yesu ntabwo atewe isoni no kwitwa Kristo umurengezi wawe. Imana ishimwe rero. Nagira ngo nkubwire ngo umumaro wa mbere wo kumenya Yesu, ajya dukura mu mage. Yesu ajya dutabara. Yesu ajya turengera. Bantu batuvuga nabi akatuvuga neza. Bantu baratwanga akadukunda. Bantu baducukurira inzobu Yesu akazisiba. Bantu baraduta akatwitoragurira. Bantu bategura ibyobo byo kudushinguramo, ariko Yesu akabatanga imbere y'icyobo. Bisobanuye ngo ni umurengezi wacu.
humura komera, aho uri hose shira umutima mu nda, Yesu aracyari ku ngoma. Murakoze cyane kubwira ijambo numvise n'abaganiriza, rihire mu mitima baryumvishe mu izina rya Yesu, amen. Kubw'ibi Yesu agukoreye rero katumushimire. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icubahiro kubw'imirimo yawe ukora buri munsi. Tugushimiye imfubyi ufashije, tugushimiye abantu ibintu byacanze uruhuye, tugushimiye abantu babuze ibitotsi ubihaye, tugushimiye kuri Imana izahura imibereho y'abantu itandukanye yarazahaye. Tugushimiye ko wadukuye mu mateka mabi ukadushyira mu mateka meza. Tugushimiye ko watumenyekanishije nta muntu wari utuzi. Tugushimiye ko waduhaye agaciro aho twakaburiye. Tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turambuye ikiganza kugira ngo ukize abarwayi, turambuye ikiganza kugira ngo ukize abababaye, turambuye ikiganza kugira ngo abari mu nzu z'imbohe ubabohore, turambuye ikiganza kugira ngo urenganure abarengana, turambuye ikiganza kugira ngo ubere gikurikiranwa ndetse abantu batagira ubakurikirana. Urakoze kubw'umugisha uduhaye wo gukorana natwe kuri uyu munsi. Habwa icubahiro kubw'ibyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu naho ubutaha, amen.